Turabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze. Turabishimiye muri aka kanya, turabakunda kandi Uwiteka Imana akomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu. Duhaye ikaze mwebwe mwamaze gukora subscribe, niba mutarayikora kandi no mwanya wo kuyikora kugira ngo dukomeze tujye tugirana ibiganiro byiza kandi nidushiraho n'ibiganiro bijye bikugeraho mu bambere. Ikindi kandi ukore like, utwereke ko dukunda kuko natwe turabakunda, tubahoza ku mutima. Ikindi utange comment kugira ngo tumenye ibyo twakongera cyangwa se ibyo twavugurura muri uyu murimo w'Imana tugenda dukora. Ikindi kuri mwebwe mutarakora subscribe, ni ukuri turabinginze abamaze gukora subscribe, Imana ibaha umugisha. Niba nawe utarayikora ni wo mwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho mu bambere. Kandi nkunda kubabwira ngo ndabizi neza kutazicuza kubera ko waduhaye umwanya. Uzabana natwe kandi bizakubera umugisha, ubwiza bw'Imana uzabubona. Ntabwo tuzakubera umuvumo ahubwo tuzakubera umugisha muri byose. Imana y'amahoro ikomeze ishimwe kandi Imana ikomeze kukugirira neza. Muri uyu mwanya rero turongeye turagarutse, ariko mbere ya byose, mbere yuko tugira ibindi bintu dukora, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana abe ari ikomeza kubana natwe, abana ari ikomeza kuza kutuyoborera uyu mwanya dufashe w'iki kiganiro kugira ngo abe ari iganza muri buri kimwe. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tunezerewe muri aka kanya kubw'ubuntu bwawe, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Muri aka kanya Mana Data wa twese turongeye tugarutse imbere y'ubwiza bwawe kubw'iki kiganiro. Reka bari gukomeza gukora ibikomeye, uturindire umwanzi Satani kirogoya, ahubwo ineza n'ubuntu bwawe ari byo bikomeza kuganza muri buri kimwe. Urakoze kutuyoboye kandi rero ubanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya tuje turi kwibaza ibibazo abantu benshi bajyaga bibaza, abantu benshi bajyaga batekereza. Ariko mbere yuko tubyibaza, reka tubanze dusomere ijambo kugira ngo riri buze kutujyana mu kiganiro cyacu bwite. Ndabizi neza ko uyu mwanya kino kiganiro kizajya kiba cy'umugisha. Hari n'abantu batajyaga basobanukirwa ibyo ari byo, hari abantu bahoraga bibaza ibibazo ibyo ari byo, ariko muri uyu mwanya ndatekereza ko hari ikintu Imana izakora kandi hari aho bizava, hari aho bizakuvana. Wowe wajyaga ubyibaza, hari naho bizakugeza. Ikibazo cya mbere twibaza ni ikigendanye n'ubuhanuzi. Ese nawe wajyaga wibaza ko uri umuhanuzi? Ndakubajije nakabazo nkubaza. Hari ubwo wajyaga wicara ukibaza ko uri umuhanuzi? Ese hari ibintu byajyaga bikubaho ndetse wanabitekereza ndetse wanabyiyumvamo, ukabona hari impano z'Imana zigukoreramo ariko ukaba utarazisobanukirwa? Ese ye hari ibyo Imana yigeze kukunyurizamo cyangwa se hari ibintu wigeze kunyuzwamo utazi naho byaba biturutse hariho hose, ariko wagira nkaho hirya ugahura nabyo cyangwa se ukabibona? Ese hari umunsi wigeze wiyumvamo ibintu, bya bintu wiyumvisemo bigenda nk'uko wabibonye mu mafoto yose ndetse no mu mitekerereze yawe n'uburyo wabyumvagamo byose? Uyu ni umwanya tugiye kuzajya tugiraho gusobanura ibi bintu, kandi ndabizi neza yuko buri muntu wese yajyaga yibaza iki kibazo, buri muntu wese yajyaga yibaza ukuntu bigenda ndetse n'ukuntu bikorwa. Uyu ni umwanya wo gusobanukirwa kandi ndabizi neza ko uzaba umugisha kandi ukakubera umugisha kuri twese. Ijambo ry'Imana tugiye kubanza gusoma ni ijambo riri mu gitabo cya Yoweli, igitabo cy'umuhanuzi Yoweli, ibice 3. Turasoma umurongo waho wa mbere. Igitabo cya Yoweli, turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yoweli, turasoma ibice byaho ni 3, turasoma umurongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ndaza kongera gusubiramo. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Twiyongeze n'uyu wa kabiri. Ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Turi mu bantu twajyaga twibaza ngo mbese ibi bintu byo guhanura bibaho?
Ese ni gute umuntu yagera ku by'Imana yamweretse cyangwa se yakwerekwa n'Imana akaganira nayo, yarangiza bya bintu akabijyana akabibwira uwo agomba kubibwira? Ese Imana ivugana n'abantu? Ese buri muntu ntabwo yaba umuhanuzi cyangwa se ntiyakwerekwa? Ibi ni ibibazo buri muntu wese yagendaga yibaza, ibi ni ibibazo buri muntu wese yagendaga atekereza kugira ngo asobanukirwe ndetse amenye n'icyo bita umwuka. Ni gute ukora umwuka wera? Hari abantu benshi batandukanye bagenda bakorerwamo, cyangwa se bakagenda bibaza bakavuga ngo mbese ibyo bintu by'ubuhanuzi bikora bite? Muri aka kanya ndagira ngo nkubwire, muri ibyo bibazo byose wajyaga wibaza, ndashaka kukubwira yuko guhanura bibaho, kandi guhanura ni ukuri. Umuntu wese yahanura. Bibiliya dusomye ni igitabo cyera ku bemeramana. Bibiliya iravuga ngo nuko muri iyo minsi nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, ngo abahungu banyu n'abakobwa bazahanura, ngo abasore n'inkumi n'abakambwe Bibiliya itubwiye buri kimwe cyose uko kizaba kimeze. Bwana Yesu asifiwe. Rero bishatse kuvuga iki? Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ntabwo ari abantu, ntabwo ari igice cy'abantu, ntabwo ari abarebare, ntabwo ari abagufi, ntabwo ari inzobe, ntabwo ari ibikara. Bibiliya iratubwiye ko muri iyo minsi Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bayo, kandi bose. Hepfo haravuga ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, ngo abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Imana ishimwe. Uko waba uri kose, ibyo waba ukora byose, aho waba ukorera hose, Imana yo mu ijuru yasutse umwuka, kandi uyu mwuka yawusutse ku bantu bose. Bivuga ngo buri muntu wese ni umukandida wo guhanura, buri muntu wese ni umukandida w'imirimo y'Imana nk'uko Imana yabishatse kumukoresha. Wowe nkurikiye ndagira ngo wibaze, ese uri umudamu wari wicara mu rugo iwawe ukumva muri wowe hari ijwi rikuvugiramo rikubwira ngo umugabo wawe niyongera gutaha saa 12 bazamutega bamukubite, cyangwa se niyongera gutaha saa 5 cyangwa se saa 8 z'ijoro bazamutega bamukubite? Rimwe na rimwe ukanabibwira n'umugabo wawe, ariko umugabo wawe ntanabyumve. Bya bindi watekereje wajya kubona nyuma y'igihe runaka bitanatinze, cyangwa se hataciyemo n'iminsi myinshi na nyuma y'ibyumweru nka 2, ukabona bya bindi byari bikurimo bihise bimubaho. Ese ujye utekereza ngo ibyo bintu biba bigukoreramo ni ibiki? Dufite abantu benshi bajya bavuga ngo ntabwo umwuka w'Imana ukora, ngo ntabwo guhanura bishoboka. Wari wicara ukavuga ukiyumvamo ko abana bawe bagiye kurwara, wamara kubitekereza no kubyiyumvamo ukagenda, bwaca mu gitondo ugasanga abana barwaye. Ese wari wamara igihe ufite ubwoba, ndetse na rimwe ukiyumvamo inkuru ikubwira yuko imbere hatari heza, wajya kubona ukabona bya bindi watekerezaga n'uburyo imbere hari hagomba kuba hateye ubwoba, ukabona bya bihe byisanzemo. Fata umwanya ujye ukurikira Joshua TV Rwanda, ni umwanya ugiye kuzasobanukirwa imikorere y'umwuka wera n'uburyo abahanuzi n'uburyo bwo guhanura bigenda. Ndi umuhamya wemeza yuko umuntu ashobora kumenya ibihishwe, kuko Imana yatanze umwuka kugira ngo buri muntu wese amenye. Bibiliya iravuga ngo nuko uwo mwuka wera, uwo mwuka w'ukuri naza, ngo azabigishe. Cyo ni kimwe, ngo azabemeze. Cyo ni icya kabiri, ngo kandi azabahishurira ibigiye kuba. Niyo mpamvu buri muntu wese igihe cyose ahaye umwanya mwuka wera yaganira nawe kandi yamubwira ibigiye kuba. Icyo kintu iyo umaze kucyumva no kugisobanukirwa, nta kindi uhita urenza, uhita usobanukirwa yuko buri muntu wese ari umukandida wo guhanura. Igihe cyose uri kumwe n'Imana, ugiranye n'Imana ubusabane, wahanura. Niba umuntu ashobora guhanura akoreshejwe n'imbaraga z'Imana, niko n'umuntu ashobora guhanura akoreshejwe n'imbaraga z'umwijima. Kuko tuzi yuko mbere yuko inama mu ijuru iba yo kurema umuntu, mu ijuru biravuga ngo habaye intambara, Seki baramanuka, Imana iramutsinda imwohereza mu isi. Uriya Rusiferi ukorera mu mwijima yabanye n'Imana na buri kimwe cyose arakizi, kandi mu byo yari agamije ko ari gukorera kudeta Imana. Bivuze ngo ibintu byose n'ukuntu byagendaga byose mu ijuru Rusiferi arabizi. Kuba yagabira umuntu impano akamubwira ngo genda ukore gutya, genda ukore gutya, ntabwo ari igitangaza. Icyo nemeza cyo nuko guhanura bibaho. Ushobora guhanura ukoreshejwe n'imbaraga z'abapfumu cyangwa se n'imbaraga z'umwijima. Ushobora guhanura unakoreshejwe n'imbaraga z'Imana.
icyo nemeza mu buzima bwanjye ni uko guhanura bibaho. Mu buryo bwose ubayeho rero, ni gute wamenya ko ukoreshwa n'imbaraga z'Imana? Ni gute wamenya yuko ukoreshwa n'imbaraga za Sekibi? Iyi ni topic ndende tuzajya tugenda tuvugaho igihe cyose tuzajya tuba tubonye umwanya, ariko wowe manza wiyumvemo yuko guhanura bishoboka. Ndakomeza kugenda nguhereza ibimenyetso bikwereka yuko guhanura ari ibintu bishoboka. Niko ye, wari wicara, wamara kwicara ukavuga ngo ejo nshobora kuzagenda, ngo ejo nzagenda mbona ibi nibi, ukumva ijwi rirakubwiye ngo ejo uzabona amafaranga. Wajya kubona ukabona ya mafaranga araje. Ese ye, wari warota inzozi, wamara kubona inzozi ukarota uri kubona ibintu byiza cyangwa se hari ibyo uri kubona wakira. Wajya kubona ukabona bya bintu byose uko wabirose mu gitondo uhuye nabyo. Bivuze ngo buri muntu wese yaba umukandida wo gukoreshwa n'umwuka wera kugira ngo ahanure, cyangwa se buri muntu wese yaba umukandida wo kugira ngo akoreshwe n'undi mwuka kugira ngo ahanure. Mu bintu nzibanda ku mikorere y'umwuka wera n'uburyo umwuka wera akorera mu bantu kugira ngo abereke ibihishwe. Abantu benshi baravuga ngo oya, guhanura ntabwo biba ngo nibyo bateka mitwe no gukora ibintu no guteka imitwe. Nyamara wajya kubona ukabona umuntu araje kubwira ibintu byigeze kubaho kandi mutari muri kumwe, mutanaziranye, yewe mutanavuka no mu karere kamwe, habe no mu ntara imwe mutanaturuka hamwe. Ariko wajya kubona ukabona kubwira ibintu byabaye mu 2000, akabikubwira muri uyu mwaka turimo 2025 cyangwa se n'indi myaka runaka. Bivuze ngo guhanura ni igihe cyose wamaze kwakira iyo mpano ukayigabirwa. Umuntu wese agira impano ahabwa. Ushobora kuba utagira impano yo guhanura ariko ukagira impano yo gucuruza. Ushobora kuba utagira impano yo gucuruza ariko ukagira impano yo guhugura. Ushobora no kuba utagira impano yo guhugura ukagira impano yo gutanga, ukumva muri wowe gufashanya ibintu bikubamo. Kandi ibyo bintu nta muntu n'umwe wabikwiganaho, ahubwo ni impano y'Imana ibiturutse ku Uwiteka kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Rero nshuti yanjye wunkurikiye, muri uyu mwanya ndakwifuriza kubana n'Imana kugera ku rwego Imana ikugabira impano zayo mu buryo bwayo. Ndakwifuriza kugira ngo ubone umugisha w'Imana kandi ubane n'Imana, ugirane nayo ubusabane ku buryo Satani azajya areba aho guturuka akakubura. Impano z'Imana ziriho mu buryo bwinshi. Uzi ko hari n'igihe Imana itanga impano zo gucuruza, hari n'igihe Imana itaguha impano yo gucuruza ariko ikaguha impano yo kuvura. None se nta gihe wari wicara ukumva muri wowe no kunywa ibintu bivuye mu byatsi ntabwo wabikora? Ariko wajya kubona ukabona Imana ikugabiye impano zo mu byatsi, uri kujya urota ibyatsi biko byavura umuntu, wajya kubona ukabona urabivuguse, iyi ndwara runaka yakweretse ikarangira. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Imana igukomeze kandi guhishurira impano zikwiriye. Muri iki kiganiro tuzareba uburyo imikorere y'umwuka wera Imana ikora, ndetse n'imikorere y'impano z'Imana zikora, ndetse na buri muntu wese ukuntu yavumbura impano yahawe kugira ngo ayibyaze umusaruro, ayikoreshe nk'uko yayigabiye. Iyo usomye ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo umuntu yahaye abantu amataranto, ngo baragenda, ngo umwe amuhereza taranto 5, undi amuha 3, undi amuha 1. Ngo uwe 5 aragenda arayikoresha, ngo abikora nk'uko sebuja yabimubwiye, ngo abona inyungu nyinshi. Ngo uwe 2 nawe aragenda azunguza za taranto sebuja yamuhaye, ngo azikora nk'uko sebuja yabimubwiye, ngo abonamo nawe inyungu nyinshi zingana n'izo yahawe. Ngo ariko undi wahawe 1, ngo aragenda arayifata arayibika, ngo arangije ngo arayitaba. Ngo igihe kigeze wa undi wabagabiye impano, ngo araza wabahaye amataranto, ngo atangira guhamagara ahereye ku 5. Ngo aravuga ngo umuntu nahaye impano 5 arihe. Ngo arangije araza aravuga ngo mwami ngizi narazicuruje nungukamo izindi 5. Ngo sebuja aramubwira ngo mugaragu mwiza, ngo genda uzabona umudendezo mu bya sobuja. Uwe 2 nawe arahamagarwa, ngo nawe bigenda nka gutyo, ngo azana izindi 2 zavuye muri 2 yari yarahawe. Ngo ariko uwimwe ngo araza abwira sebuja ngo databuja, narinzi kuri umunyamwaga, narinzi kuri igisambo, kusarura aho utabibye,
ko wambura abantu, abivuga mu buryo butandukanye bwo kwandagaza. Aravuga ngo impano wampaye ntabwo nayikoresheje, ahubwo narayifashe ndayitaba. Ngo hanyuma wa sebuja ngo ararakara, ngo aravuga ngo nimufate iyo mpano iyo taranto muyimwake, ngo muyihe ufite nyinshi, ngo kandi nimurangiza mumufate mumujugunye hanze, kuko ariho bazarira bakahekenyera amenyo. Inshuti yanjye wowe warunkurikiye, Imana iguhe gusobanukirwa n'itaranto yawe ufite, uyibyaze umusaruro, kugira ngo mu gihe cyose uzaba umaze kwibyaza umusaruro bizabe bikwiriye kandi uzakoreshwa ibikomeye nayo, kugira ngo ubere Imana inyungu. Imana ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta, dukomeze gusobanukirwa iby'imikorere y'Umwuka Wera. Shalom, shalom.